nta muryango wagutabara, nta mafaranga yagutabara. Hari umuyaga ujya kaza ukagutwara, kaza ukajyana ibyawe ubireba, kaza ukajyana amaraso uyabona, kaza ukagushyira mu bitaro ubibona. Kaza uwo muyaga ndimo ndavugana n'abantu bari mu miyaga, ndimo ndavugana n'abantu batakijera ibintu, ndimo ndavugana n'abantu bahagaritse imitima, ndimo ndavugana n'abantu data abantu myaho mbabwira ngo nimuze tubasengera Imana ibagirire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umuyaga ushobora guturuka mu bavandimwe bawe, umuyaga ushobora kuva ku mugabo ushaka nanga umugore ushatse, umuyaga ushobora kuva mu bantu byara, umuyaga ushobora kuva ntabwo iyi miyaga yavaga mu nkuge yari iri aho ngaho, yavaga muri iyo nyanja. Inyanja yacu uyu munsi ni iy'isi dutuyemo. Umuntu arasohoka kari muzima yorohewe, yagaruka akagaruka yahubanye, akagaruka umutima we wahagaze. Ibyakozwe n'intumwa ibice 22 kugeza 25 haravuga ngo kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Paulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira, ntimuve ikrente ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabemeza nimuhumure, ndabakomeza kandi none ndabakomeza nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, ndi uwayo nyikorera, akambwira ati Paulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiriye gutuka gukirwa. Aya ni amagambo Paulo afite ijambo hano avuze ngo kandi bamaze iminsi myinshi batarya. Paulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati yemwe bagabo, mwari mukwiriye iyo umuntu avuze ngo mwari mukwiriye kunyumvira, meaning ko yari yarigeze avuganaho nabo ariko ntibamwumvira. Twihuse ni ryari batigeze bumvira Paulo? Kuki aya magambo yababwira? Ndagira ngo twihutanye nyuma tugaruke mu ijambo ry'Imana ubusobanuro bwabyo. Uyu munsi ntabwo dusobanura ibya Paulo, ndavuga iby'umwuka w'Imana yavuganye nanjye. 27 kugeza ku 12 haravuga ngo ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize. Kuko Paulo abagira inama ati yemwe bagabo, mbonye yuko urugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwanyu nabwo. Ariko umutware utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyiri inkuge kurusha ibyo Paulo avuga. Ndihuta hepfo 13. Nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bakikira bugufi cyane bw'ikerente, maze umwanya muto ushize baterwa n'umuyaga uhuha witwa urakuro uturuka kuri icyo kirwa. Inkuge irahebwa ntiyabasha kugema umuyaga, turayireka ijyaho ishaka. Izo ni ingaruka zo kutumvira. 20 nanone na 20 haravuga ngo kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka, duterwa na ruhuhuma y'umuyaga mwinshi. Ibyo bituma twiheba rwose, kuko nta uzakira. Bene data, aya magambo ndagira mbabwire ngo ibi ntago ari ibintu umuntu abyuka ngo ashake. Ndababwiza ukuri nk'umukozi w'Imana. Iki gitondo tukizanwamo n'Imana, tubyutswa n'Imana, kandi bituvuga iba yavuganye natwe. Ndetse nta nubwo ari mu ijambo gusa. Umuntu akubwiye ngo Imana ivuganye nanjye iki gitondo, byakugora kubyumva, kuko kenshi wavuze ngo pastor urara wicaye ku buryo wabuvugana nayo nubwo yabivuganye nayo live. Ntabwo bisaba ko twebwe tubyuka, nta nubwo bisaba ngo ibanze gukubita gukangure, kuko yivugana n'imyuka yacu iri imbere. So niyo dusinziriye ubugingo buturi imbere ntibujya businzira. Ndagira ngo mfashe umuntu iki gitondo tuvuga aya magambo bikakugora kuyumva. Paulo yari mu nkuge. Bibiliya iravuze ngo yarimo atwarwa Italiya nangwa se yajyanwa Roma. Yari mu rubanza, ashirwa mu nkuge, bagenda bamutegesha. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'isezerano. Ndashaka kubwira ngo iki gitondo
bene data, hari umuyaga ushobora kuza nk'uko biri bivuze, ugahuha inkugi urimo, ugahuha akazi urimo, ugahuha urugo urimo, ugahuha amaraso yawe, ugahuha icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Bibiliya iravuze ngo ari muri iyo nkuge hari aho bageze. Ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga hano mu Mico 27, Bibiliya irambwira ngo arababwira bari bageze Kerenti, arababwira ati ntimwemere kuva aha hantu, ibintu nabonye ni igihe kitari cyiza cyaho umuntu agomba kugenda atabanje kujera igihe. Arababwira ati iki gihe ntabwo ari cyiza, nimubanze murindire Imana, mureke habanze habemo, kuko muramutse muforosheje kuva aha hantu mushobora guhura n'amakabona n'ibyago. Ati ati inyanja imeze nabi, hanze aha hameze nabi. Ariko Bibiliya irambwira we yari yabihishuriwe mu isi y'umwuka. Iyo turimo duhamagara abantu b'Imana, rimwe na rimwe mufite uko mwakiriye ibintu, ariko ibi ntabwo biri bibuze. Hari ijambo tumaze iminsi twigaho rivuga ngo abantu banjye barapfuye bazize kubura ubwenge. Noneho bazize kutamenya, si no kubura ubwenge, kutamenya. Meaning ko kuba wamenye ntibikubuza gupfa, no kuba utamenye ntibikubuza gupfa, kuko kumenya nibyo biri bugukize. Kumenya iki rero? Icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Niyo utabiharanira ngo ubishake ubimenye, ntibizakubuza kurimbuka. Meaning bivuga ngo kuba wamenye ukuri biragukiza, no kuba utakumenye ntibikubuza gupfa kuko utakumenye. Ndumva rero dukwiriye guharanira gushaka icyatuma tudapfa, kuko naho twakwirengagiza kubikora biri mu nshingano zacu tuzapfa kandi tuzatanga accountability, kuko Yesu Kristo umunsi umwe yabajije abantu. Bibiliya iravuga ngo yasigiye imwe itarante 5, undi amusigira 2, undi amusigira 1. Bibiliya iravuga ngo igihe kiragereza kubabaza, ngo aragaruka. Yabigereranyije n'isi isanzwe, ngo asigira ngo sebuja asigira abagaragu. Uwe 5 yaragarutse aramubwira ati ibyo naguhaye birihe? Atanga iyo ni accountability abantu batanga. Nkuko mubona hirya no hino mu kazi kanya abantu babakorera za audit cyangwa se bakagaruka kubabaza. Aramubwira ati data buza wansigiye 5 ndazicuruza, nguramo izindi 5, turi umugaragu mwiza niba kongere. Ajya kuwa kabiri ati naracuruje nkurame 2, ageze kuwa mbere turi umunyamwaga niyo utacuruje urabikuza. Aramubwira ati wa mupapa we ninde wakubwiye ko mbikuzaho ntabikije? Bibiliya iravuga ngo mwaka icyo afite cyongera ufite. Bisobanura ngo kuba wirengagiza gusenga, kuba ubikunda, kuba ubizi, kuba utabishaka, kuba utabiharanira, kuba nta nyungu bikubyarira, ntibisobanuye ko utazabazwa imbuto Imana yagushyizemo, ntibisobanura ko utazabazwa ikintu Imana yashyize mu buzima bwawe. Na Paulo nubwo yari mu nzu y'imbohe, ariko yari mu nkuge itwara abandi, ariko imbere ye hari indi nkuge yari yicayemo y'ubutumwa bwiza, y'umurage, y'umuhamagaro. Ibyo rero niyo uri muri gereza ntibiceceka, ibyo ngibyo niyo uri mu buzima busanzwe ntibiceceka. Ndagira ngo mfashe umuntu wese waba ufite kino gitondo ikintu yibwira ku buzima bwe kidafite ubusobanuro, ndamubwira ngo tambuka ujye mu nzu y'Imana. Twebwe ntabwo Imana idusigaje kugira ngo dushobore nubwo uyu munsi mbona ari ibyirato by'abantu benshi, iyo bavuze ngo umukozi w'Imana ameze neza bavuga indege bakavuga inzu, ariko mu by'ukuri ntabwo uyu mugabo yari abaze ubwenge bumushakira ibintu ashaka, ariko Kristo yari yaramushyizemo ubugingo bw'abantu, yari mubitsemo ubutunzi bw'abantu. Twe tubitsemo ubutunzi bw'umugisha wanyu, tubitsemo ubutunzi bw'ubuzima bwanyu. Icyo cyakugora kucyumva kuko avuga turi Dr. Pastor. Ndagira ngubwira ngo uyu munsi wa none yari mu nkuge atwarwa mu rubanza kwa Kaisariya i Roma, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ari mu nkuge yaragifite ryahishurirwa, ari muri ya nkuge arimo agenda muri ya transit, yaragifite za mbaraga zibohora abantu, yaragifite bwa bujyanama bwiza, kuko n'ubundi yaziraga ko avuga ko Kristo yazutse, abandi bavuga ngo ntiyazutse. Ndagira ngo ngubwira ngo iki gitondo mu muyaga wose ufite, mu burwayi bwose ufite, kugutumira kuri iriya nzu y'Imana, kugutumira mu rusengero, turagufasha gukingira, ni Imana igushaka ngo iguhe ubwugamo bw'umuyaga, ni Imana igushaka ngo limiting nango inanize imbaraga zikurwanya. Ndagira ngubwira ngo haguruka nshuti ya Kristo kino gitondo. Ijambo ry'Imana arababwira ngo nimube muretse kuva hano, ariko ngo ntibamwumva, ngo bumvira umusare na nyiri nkuge abari we bifataho, ngo ako kanya umuyaga usa naho utuje. Hari igihe ibintu bisa naho bituje abantu bakareka Imana, ariko ntabwo bisobanuye ko Satani yapfuye, ntabwo aragereza igihe cyo kujugunya muri rwa rwobo. Ndagira ngo ufashe kino gitondo uvuga ngo nubona umuyaga utuje shaka Imana, nubona unahushye shaka Imana, ngo inyanja isa naho ituje gake, ngo batambuka buhoro. Bibiliya irambwira ngo bagezemo, ijambo ry'Imana irambwira ngo haza umuyaga bawita n'izina, ngo urangije uhuha inkuge ibura icyerekezo, ngo barayireka umuyaga uyigema aho uyishaka. Ndashaka kuvugana n'umugabo n'umugore, ndashaka kuvugana n'umuryango uyu munsi batagikontorora ikibazo cyabo,
mugabo. Umugore yaravuze ngo umugabo naramuretse Imana izabikora uko ishaka. Umugabo nawe aravuga ati urugo nararuretse umuyaga urujyana aho ushaka. Umwana akavuga ati wacu narahavuye nzabaho uko nshaka. Undi akavuga ati akazi karanze nzabaho uko nshaka. Ntabwo bigukwiye ko wemerera umuyaga ko ukujyana aho ushaka. Ariko hamwe n'ibyo bari banza kumva inama z'uyu mugabo. Yarababwiye ngo mwihaguruka ngo mugende. Bene data reka mbabwire igitondo cy'umugisha kirageze. Tambuka uze mu nzu y'Imana. Niba wari ugiye guhura n'uyu muyaga, niba wari no muri uyu muyaga, hari amahirwe kuko ibi nibwo byumva. Hari amahirwe kuko yari intsinzi y'ubuzima bwawe. Wirindira ko haje umuyaga ugutwara aho ushaka. Ntabwo uri umuntu wo kujyanwa n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Ntabwo uri umuntu wo gutwarwa n'ishuheri y'umuyaga iyo ari yo yose. Ntabwo uri umuntu wo kubaho utiyobora. Ntabwo uri umuntu wo kubaho udafite icyerekezo cy'ubuzima. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuyaga uraza, ngo inkugi inanirwa kuwukontorora. Buzima bw'abantu bujya bubaho, umuntu akaba avuga ngo ntabwo nabishobora. Ariko nyamubwira ngo igitondo kirageze data ngo akugirire neza. Kirageze ngo Imana ihagarike uwo muyaga, kubera ko uyu mugabaragu w'Imana yari arimo, kubera ko Pawulo yari arimo ari umugabo w'amasezerano. Ijambo ry'Imana ntabwo ryari kwemera ko iyi nkugi iyoba, ntabwo ryari kwemera ko iyi nkugi ipfa. Bene data kambabwira ngo ubuzima bw'umuntu umwe bwarandura abantu benshi kandi bwanakiza abantu benshi. Biravuga ngo umukiranutsi umwe yarokora 1000 kimwe nk'uko cyanapfa kubera we. Ndagira ngo ubwire ngo iki gitondo mu izina rya Yesu, kubwo kubako kuwiteka Imana kuri mu nzu y'Imana, kubwo kubako kw'Imana kuri ku buzima bwacu, kubwo imbabazi z'Imana tubonye muri iri hema, kubwo abantu Imana ikijije, kubwo buhamya dufite imbere yacu buri munsi. Ndagira ngo ubwire ngo zamuka wirindira umuyaga, zamuka wirindira ikibazo, zamuka wirindira Satani, zamuka. Aya ni amagambo Pawulo yabwiraga abantu bari mu nkuge. Turi muri iyi si ifite imiyaga itandukanye. Urugo rwawe ryaba ari ubwato bwawe uyu munsi wa none, kazi kawe bwaba ari ubwato bwawe, ariko hajya hazamo ishuheri udakontorora, hajya hazamo ishuheri mu maraso yawe, hajya hazamo ishuheri mu buzima, hajya hazamo ishuheri muri urugendo, hajya hazamo imisozi umuntu akandwa kuzamuka kawugera hagati agahagarara. Igihe kimwe umudamu umwe yigeze kugira inzozi imeze nk'iyo, atabarwa n'iri jambo ry'Imana twumvisha, atabarwa n'uyu murimo tuvuga. Yabaye mu kibazo kumara imyaka 6 aba mu nzu aririramo. Igihe kimwe dufite igiterane, ibi yabimbwiraga vis-a-vis duhuye, ariko yari yaragize iriyerekwa. Abona azamuka umusozi uramunanira, wugeze hagati n'imigugu ye yose n'imitwaro ye, ngira ngo imigusi y'Ikinyarwanda n'imitwaro ye yose ahera hagati. Ariko abona uwo musozi uzamutseho imodoka. Uku niko yambwiraga, ntabwo yaranze sinari muzi, ariko cyari igihe cy'Imana. Iyo modoka izamukamo umuntu w'umudamu, amusanga mu nzira yananiwe, aramubwira ngo injira. Icyo yabonye nuko yamuteruranye n'ibyo byose. Icyo gihe tuvugana yarambwiraga ati pastor, ntabwo nari nzi ko igihe gishobora kugera ngo mu myaka 6 yari afite masters. Mu myaka 6 iyo tuvuze masters ubwo bayarenze degree isanzwe. Ndagira ngo nkubwira inshuti ya Kristo, yari afite urugo ariko harimo amarira. Ishuheri yari yarageze mu buzima bwaho umuyaga ukontorora ubuzima bwe. Yari yarageze mu buzima bwaho aho atakibasha kurimitinga umubaba, aho atakibasha guhagarika umubabaro cyangwa guhagarika agahinda k'umutima we, kugeza ubwo Yesu Kristo amusanga muri iryo hema amutabarishije ijambo ry'Imana. Rero nkubwira ngo uyu munsi wa none dufite abantu benshi bicaye mu rusengero baje imiyaga batakibasha kuyihagarika. Uri mu buzima udashobora guhagarika ikibazo kiri ku buzima bwawe. Uri mu buzima udashobora guhagarika umwenda uri ku buzima bwawe. Buri munsi burazamuka, interest ziyongera. Uri mu buzima udashobora guhagarika igihombo kiri ku buzima bwawe. Uri mu buzima udashobora guhagarika. Reka mbwira, iyo umuyaga waje, tufata n'imiyaga isanzwe yayindi yo mu Burayi mujya mukunda kubona, wenda iwacu muri Afurika Imana iracyaduhishe. Iyi imiyaga yaje, umusozi yateye itera umukire igasiga umukene, itera umukene sigasiga umukire. Hari uyu munsi yo tuvuga imiyaga, iyo tuvuga ubwato, niyo yaba ari ministry wicaye muyobora, ubwo n'ubwato Imana iguhishemo. Muri ubwo bwato harimo abandi bantu twaye. Next icyongeye kuri icyo, ubu bwato bwarimo abacuruzi. Paulo yahuye na Bwikerente bamutwaye kujya kuburana i Roma, bamushyiriye umugabo witwa Kayisari. Ariko ubu bwato ntabwo bwari buje gufata Paulo personally, bwari burimo abacuruzi. Yahuye nabwo ku mwaro, bwarimo abacuruzi, bwarimo ingabo zimurinze zimutwaye, bwari burimo abanyiri bwato, bwari burimo abasare, bwari burimo abantu b'ubwoko butandukanye. Ariko yaragifite iyerekwa rivugana n'Imana.
hagati mu kibazo ntabwo Imana igire ku muntu wayo. Ariko iyo udafite umwuka w'Imana, iyo utashobora kumva aya magambo y'ibwami, reka mbabwire bene data, benshi turavugana namwe muri mu gahenge nk'ako babonaga ngo umuyaga usa naho utuje, bibwira ko ibintu birangiye. Ariko yabwira ati nimube muretse inyanja iraza kwihindiriza, nimube muretse kuva aha hantu, kandi ubwo ubabwira niba uri muri gereza. Ariko yabwira ati nimube muretse, mbabwire ngo twebwe ntabwo tuvugana n'iyi mitima imibiri yanyu. Imana idutumye mu by'ukuri, icyo yaduhaye ni ubutunzi bubarimo, yaduhaye umugisha wanyu. Twe ntabwo dusaba amafaranga, ahubwo dusaba amavuta. Ariko mwe musaba amafaranga, musaba ubukire. Ibyo byose mu mavuta byose birashoboka, mu muhamagaro byose birashoboka. Rero ngo ufashe iki gitondo nuza guterana, ubwira ngo dufite ubuzima bwawe, dufite imbaraga zahagarika umuyaga wawe. Ibi ntabwo tubyirata, niwo muhamagaro wacu, niyo nibyo Imana iduhaye, nibyo biryo tugaburiwe, guhagarika imiyaga y'abandi. Arabwira ati nimube muretse, ngo banga kumwumvira. Bibiliya irambwira ngo bageze imbere ubwato burayoba. Wirindira kubanza gushaka Imana ibintu byanze. Ibi ntabwo ari ubutumwa bw'aboroheje, no, si ubutumwa bw'ababuraye. Ndagira ngo ufashe nkubwira ngo dusengera hano hafi, ni hafi ya murenge wa Ndera. Haguruka nshuti ya Kristo, umvira ijambo ry'Imana. Shaka Imana wikingira umuyaga, shaka Imana iguhaho wikingira umuyaga, shaka Imana, ushaka icyo cyumba kibemo. Uko uzamura etaje, uzamure n'icyumba cyo kubaha Imana, kugira ngo umuyaga nuza Imana ikurindane n'umutungo wawe, kugira ngo umuyaga nuza Imana ikurindane n'amaraso yawe, kugira ngo umuyaga nuza mu gitondo umuntu arabyuka ukumva yagiye muri koma, kandi umuntu yacendaga. Ukamuna abantu bose bagatangara bavuga ngo ejo twari turi kumwe, abandi ngo ejo muri twari turi kumwe, undi ngo natandukanye nawe nimugoroba, ngo ngo mwaho mwatandukaniye niho yarwariye. Rero mbabwire ngo hari umuyaga ushobora kuza. Bene data, muze mu nzu y'Imana. Nubwo tumenyere gushaka Imana turi mu bibazo, ariko rero mbabwire ngo Uwiteka Umwami Imana iki gitondo aya magambo yampaye ejo nijoro yasubiramo ndyamye. Bwira abantu banjye, bwira ubwoko bwanjye, basaho bikinga imiyaga, bashakaho bikinga imiyaga, bashakaho mwihema, bajya imbere y'Uwiteka Imana. Mwige guhaguruka, mwabasore mwe muhaguruke, mujye mwihema. Uyu munsi wa none dufite abana ngira ngo n'abantu bagera kuri 4. Ku cyumweru gishize ngira ngo ubuhamya nanabutanze. Umwe twaramusengeye yagisohoka wamuyagura garuka, dukirana na diamond ivuga ngo ntabwo tuzamureka ngo yige, ari ku university, ariko Satani amubuza amahoro. Araciranwa nande? Uyu muyaga waje mu rugo rwabo urarusenya. Urabanza utwara nyina, urangije utwara se, ufata abavandimwe burabatatanya. Uyu munsi ameze nk'utagira havuka kandi afite umuryango. Ni wamubaza ngo contact ziwanyu ni zihe ku mwana uri ku university? Umuyaga ushobora guturuka mu bavandimwe bawe, umuyaga ushobora kuva ku mugabo ushaka nangwa umugore ushatse, umuyaga ushobora kuva mu bantu byara, umuyaga ushobora kuva ntabwo iyi miyaga yavaga mu nkuge yari iri aho ngaho, yavaga muri iyo nyanja. Inyanja yacu uyu munsi ni isi dutuyemo. Umuntu arasohoka kari muzima yorohewe, yagaruka akagaruka yahubanye, akagaruka umutima we wahagaze. Rero mbwira ngo tambuka uze mu nzu y'Imana. Ndavugana n'umuntu wese kino gitondo iryato ryamaze kuba ritakiyobora, ubuzima bwe ntibukiyobora, agahunda z'akazi ke ntizikiyobora, ibintu byose arumva atazi ikirere bikoreramo. Shaka ku maso h'Uwiteka Imana Nyiringabo. Data, abantu mwe mbabwira ngo nimuze tubasengera Imana ibagirire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahoye abantu iki cyumweru gishize twari mu buhamya, kino cyumweru n'ubundi buhamya. Buri mbabazi ziri mu nzu y'Imana, buri bunezi iri mu nzu y'Imana, ihari kubwo umugore Imana ishaka, ihari kubwo umugabo runaka, ihari kubwo umusore runaka. Tambuka, Yesu arimo arakiza, Imana irimo iratabara abantu, Imana irimo irarokora abantu, Imana irimo iragenderera abantu, Imana irimo irakuraho abantu ibisazi. Iteraniro ryo kuwa gatanu ngira ngo twari turi kumwe, abantu bahagurutse guhimbaza Imana. Abo bana uko ari abana 3 ntabwo bishize kera. Umwe bamuvuriraga hano Karayesi, isa n'umugabo ukomeye muri iki gihugu. Nituvuga ngo arakomeye ni bya bindi amaso yacu akunda, kandi mu buryo bufatika twebwe twemera ibifatika. Kuko na Samweli ubwo Imana imutumye kwa Yesayi yagezeyo nawe ngo areba barebare. Nubwo waba uri umuhanuzi, nuza yacu neca yacu y'abantu bakunda kureba ibintu bifatika, ariko Uwiteka aramubwira ngo warebye nk'abantu. Abantu bakunda kureba ibintu. Nimvuga ngo arakomeye turavuga ibifatika, turavuga ibiriho. Ariko nshuti za Kristo, ndashimira Imana kubwo umugaragu w'Imana. Twararanye mu nzu y'Imana dusengera umwana we, yagize uruhare rwo kwicara ku mwana we. Uyu munsi wa none
uyu mwana ni muzima, satani yari yamwibye ishuri. Uyu mukobwa tuvuga turimo gushakisha contact wabo ntabwo ari debile, ntabwo afite ikibazo cy'ubumuga, ni umwana muzima, ariko satani yari amaze kwangiza ubwonko bwe bizize imbaraga z'abarozi. Biranashoboka ko itegeko ry'iwacu ritemera abarozi, ariko Bibiliya irabyemera, kuko niyo dusenze ntabwo ari twe tubavugisha, niba bivugira. Ndashaka kuvuga iki? Umudamu ejo bundi ku cyumweru yaranyobeye, nanjye mu by'ukuri yicaye mu rusengero, nanjye narumiwe neza. Uyu mudamu yicaye mu rusengero sinabasha kumumenya. Twateranye nawe kuwa gatanu afite iki kibazo, yaje aribwa yitwikira ibitambara ku maso, ubona nyine afite umubabaro mwinshi cyane ukabije, afite isereri, imbaraga ziri mu kuboko, dayimoni yaramuboshe ukuboko. Wibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yinjiye mu rusengero akiza umudamu satani yari yarabushye amaboko. Uyu mugore arangije turamusengera ku cyumweru, hari kuwa gatanu ku cyumweru agaruka himbaza Imana. Ibi biradutanga, nanjye sinabashije kumumenya, yahagaze imbere y'abantu biranyobera, nkumva aravuga ibyo kuwa gatanu kandi nkumva simuzi, ariko kubera iki? Yaje ababaye, yaje yarivuje byanze, yaje afite ubukomere. Hari umwana wahakiriye ibere, ntabwo ari ibere gusa, yarafite dayimoni yahoraga imucindura igituza, hori mwirukanka mu nda, bikajya biva mu gihumbi bikajya mu ibere. Ndayambwira ngo ibyo byose barabyivuje biranga. Ndashaka kuvuga iki? Uyu munsi niwumvira Imana, imiyaga iri mu nzu yawe, dayimoni iguteza ibihombo, satani ukwangisha abantu, imizimu ikubuza gushaka, iyo miyaga yose izigahuha ubukwe bwawe bukagenda. Bibiliya irambwira ngo ubwo bwato bubaho, ariko Pawulo yababwiye ati muye muretse kugenda, muye muretse gukora ibyo mukora, mushaka Imana. Ntabwo tuvuze ngo mureke gucuruza, ariko banza Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira umurongo ukurikiyeho 20 ngo noneho haza uwitwa Ruhuhuma, ngo bamara igihe batabona izuba n'ukwezi. Ku rundi ruhande bamaze igihe batazi ubuzima barimo. Iyi ni ku isi yacu imeze. Uyu munsi hari umuntu wabaza ngo ni kuwa kangahe sinibuka itariki, ni kuwa kangahe sinibuka umunsi. Ibyo ntabwo ari impamvu z'uko yaburaye. Munajya burara afite ibyiringiro byo kurya mu gitondo, ariko ndavugana n'abantu imiyaga yagezeho, ndavugana n'abantu bari mu rubanza atazi aho rurangirira, ndavugana n'abantu uyu munsi wa none dayimoni aramwonka amaraso, dayimoni yaguhereje mu bitaro, urarwaye n'abakugemuriraga bamaze kurambirwa. Reka nkubwira nshuti ya Kristo, niba ufite uwo murwayi tambuka uze mu nzu y'Imana dusenga Imana. Nshuti ya Kristo, niba uri unyumva, niba ufite ikibazo kitakikumenyesha izuba, haguruka uze mu nzu y'Imana. Niba ufite umwenda utategere, wirindira gupfa, wirindira kuvuga ngo n'ubundi nta nsinzi yibi, nta mama nta data, nta wantabara muri iki kibazo. Data arahari wo mu ijuru, ise w'abantu bose, wa wundi Yesu yavuze ngo hari data wa twese wo mu ijuru, bari we muzajya musenga. Ndaguhamagara nkubwira ngo byuka, iyo rosore, va muri iyo shuka, va muri iyo kuvureri nangwa ubwo burangiti, haguruka ushake ku maso y'Imana. Ngo bageze ahantu haje umuyaga wa Ruhuhuma. Yesu we, uyimiyaga igize igasenya urugo rwari rwubatse. Abantu bakajya bavuga ngo hari kwa runaka, agahinda kakakwica. Uyu muyaga ujya ugatandukanya umugore n'umugabo, umugore akabaho atacyumva izuba n'ukwezi. Uyu muyaga ujya mu business karangira, umuntu akajya barira abantu ibyo yakoraga, agasa nkaho isi yamurangiranye. Ndimo ndavuga ngo babayeho batazi ko bwira cyangwa bucya, bitewe n'ikibazo bari barimo. Ariko Pawulo yari akiri muri bwa bwato. Nkubwira ngo icyabarokoye harimo isezerano. Muri ubwo bwato harimo umugabo w'isezerano. Bene data, reka mbabwire, uyu mugabo twizeye yaravuze ngo ntimuzatinye icicuye umubiri, muzatinye icicuye umubiri kikawicana n'ubugingo burimo. Ntabwo gupfa k'uyu mubiri kujya gutera Imana ubwoba, ahubwo ubugingo bw'abantu iyo burimbuka Uwiteka ahagarika umutima. Reka nkubwire ngo kino gitondo, kandi iyo Satani ari bukwiba ubugingo abanza imitungo, yari bukwiba ubugingo abanza amahoro yawe akagenda, yari bukwiba ubugingo abanza imirimo yawe igapfa, yari bukwiba ubugingo yica ubwonko bwawe, yari bukwiba ubugingo guteza ubwibone, yari bukwiba ubugingo gushyira hejuru kugira ngo nakumanura uzaba uri ukuramira. Ndimo ndavuga ngo kino gitondo tambuka uze mu nzu y'Imana. Hari imbaraga y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Hari abantu b'Imana bagiye guhura n'ukuboko kw'Imana. Ngo ibyo bihe babitindamo, birashoboka ko bitinzemo, birashoboka ko uri mu bwato butakikontororwa na ba nyirabwo, birashoboka ko uri mu buzima utagishobora kubujera, birashoboka ko uri mu mwenda utagishoboka kujera, birashoboka ko uri mu rubanza utagishoboka kuburana, birashoboka ko uri mu ndwara utagishobora gukira. Ariko ndimo ndavuga ngo hari ibanga, hari ahantu Yesu
yasigaje, hari aho yasigajeho kwikinga imiyaga, hari ahantu Imana isigaje, hari umudugudu w'iteka asigaje. Muri Kristo ni umudugudu w'ubuhungiro. Tambuka uze mu nzu y'Imana. Guhamagaye nk'umugaragu w'Imana, guhamagaye nk'umwana w'Imana, guhamagaye nk'umuntu Imana yahaye inzozi yawe, guhamagaye nk'umuntu Imana yahaye ubugingo bwawe. Kambwira ngo buri muntu wese afite umudugudu azatabarirwaho. Emera niba Yesu akubwira ngo vaye muri rusengero, vayo hano muri Ndera, vaye mu nzu y'Imana, ntabwo nguhamagara ku karubanda, ndaguhamagara mu ihema ry'Imana. Ndimo ndavuga ngo uwo muyaga umaze iminsi udatuma ureba hanze, umutima wawe wigunze, uri mu cyumba cyawe wenyine, abana bawe bari ukwabo, nawe uri ukwabo, uyu munsi wa none garuka, tambuka, tambuka, byuka mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya irambwira ngo Pawulo ubwo buzima bwose arabukurikirana, yari mu bwato acecetse kuko yarababwiye banga kumva. Umuyaga urabahinda, urongera ubaturuka imbere, urongera haza uwaruhuhuma. Jambo ry'Imana, uwo muyaga iyo waje uretse Imana ya Isiraheli, nta muryango wagutabara, nta mafaranga yagutabara. Hari umuyaga ujya kaza ukagutwara, kaza ukajyana ibyawe ubireba, kaza ukajyana amaraso uyabona, kaza ukagushyira mu bitaro ubibona, kaza uwo muyaga. Ndimo ndavugana n'abantu bari mu miyaga, ndimo ndavugana n'abantu batakijera ibintu, ndimo ndavugana n'abantu bahagaritse imitima, ndimo ndavugana n'abantu. Iyi miyaga nakubwiye ngo irimo abacuruzi. Iyi miyaga ntabwo ari abantu badafite ibiryo. Oya, ubwo buzima turabuzi. Pawulo yaravuze ngo kuburara turabizi no kurya turabizi, ngo ariko twize kunyurwa nayo. Rero nkubwira ngo uwo muyaga ntabwo ari uw'abantu bafite ibiryo muri stock. Oya, urahari wa mugore, urahari, urabizi. Wa mupapa, umuyaga mvuga urawuzi, urahari. Uyu munsi wa none umuntu akubajije, wowe urumva amahoro yawe ari ukujya ku beach, ibyo nabyo biraruhura, ndabyemera. Urumva amahoro yawe ari ukugenda ukajya mu hotel ukaryama, uyu muyaga ugusangayo. Urumva amahoro yawe ari ugushaka yundi mukobwa ukujijisha iminsi. Oya nshuti ya Kristo, ngwino mu rusengero, ngwino Yesu abagirire neza. Pawulo yarababwiye ati nababwiye ngo muye muretse kugenda, nababwiye ngo muye muretse gushaka abandi bagore, muye muretse gushaka abandi bagabo, muye muretse. Bambwira ngo tambuka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndasenga Data ngo akubyutse muri ubwo buriri.